Kubashimira cyane mwe mukomeje gukurikirana amakuru y'ikinyamakuru MD TV. Uyu munsi tubazaniye inkuru y'umwamikazi Elizabeth watabarutse. Turabashimiye cyane. Utarakora subscribe kanda aho watukura maze ubundi dukomezanye. Muri aka kanya tuje ku mwamikazi wacu Elizabeth watabarutse ejo hashize amasaha agera ku 8 niyo ashize. Uyu mwamikazi Elizabeth wo mu Bwongereza, ese yari muntu ki? Ese yari ameze ate? Kurikirana ikinyamakuru MD TV tubane umunsi ku wundi. Uyu mwamikazi Elizabeth wo mu Bwongereza watabarutse muri uyu mwaka wa 2022. Uyu mwamikazi yavutse mu mwaka w'1926. ubu nibwo atabarutse. Ese uyu mwamikazi yarateye ate? Yari muntu ki? Mwamikazi Elizabeth yabashije kugenda afata uduce tumwe na tumwe tw'imbaga nyamwinshi agenda adushyikiriza ba nyiratwo. Ubwo ibihugu bimwe na bimwe byari biri mu bwogonge umwamikazi Elizabeth yarabisusurukije, abiha amahoro, abihesha no kubaho neza mu mudendezo. Umwamikazi Elizabeth wari umuntu utakunda gukorwaho na buri umwe wese. Umwamikazi Elizabeth wakorwagaho n'umuntu yahaye uburenganzira gusa. Umwamikazi Elizabeth wambaraga imyenda n'undi muntu wari we wese atabashaga kwambara. Uyu mwamikazi Elizabeth yabashaga kuvuga ijambo rigashyirwa mu bikorwa kandi neza cyane. Uyu mwamikazi Elizabeth yari umuntu ukomeye w'igihangaje, kuba agiye afite ibikorwa byinshi yashyikirije imbaga nyamwinshi. Umwamikazi Elizabeth itahire mu mahoro, ruhukira mu mahoro. Abanyarwanda tugusabiye umugisha ku Mana kandi Imana ikwakire Elizabeth.